none dore bireze ubusageze he abitegekeye aho bari kubitera arabizamura birera baramubura barabakiza ariko disikuru ya mbere Kristo barayitanze y'ibyo aje gukorera abantu. Reka mbabwire aya makuru. Abatuye isi igice kinini cyabo kirakomeretse. Nagerageje kubyigaho no kubigenzura ahubwo nsanga abanyafurika ho hafi ya bose twarashize n'ibikomere byigendera. Mana yanjye ay uburyo wakuze bwonyine burahagije kugukomeretsa. Abandi uburyo yavutse byonyine birahagije kukubera igikomere. Abandi uko wabayeho Mana birarenze abantu bagenda barashize. Iki nico kintu cyonyine kigeraho nkumva nubasha agakiza. Agakiza ni umuti w'urupfu, agakiza ni umuti wa shitani, agakiza ni umuti w'ibikomeri bidafite abaganga babivura ngo bazabishobore. Uziko mwisi ibihugu nibura na Amerika na he hari abaganga bavura abantu bafasha bafite ibikomeri, bamwe bakabafasha nabo bafite ibikomeri. Abo bazafashwa nande? Niha agakiza kagera ukabona ko gahenze kandi gafite agaciro gatangaje, kadufasha ibintu byinshi bitandukanye. Barizo kwegereye ngiyo wiyumva we ujya wumva gute? We ntiwakomeretse, yewe ntiwakomeretse mubaze. We uri muzima cyangwa nawe? Ibikomeri biratumaze. Ninde sutarahemukiwe, ninde sutaragize gute, ninde bitagize gute, byose tubigendana. Nta wundi muti dufite rwose, ibyo nta muti uhari wabigukiza. Ni ibintu byo kugerageza kugabanya, yego birahari n'abahanga barahari bafasha abantu, ariko umuti nasanze uri hejuru ya yose ni ugutunga Kristo akaba muri wowe. Nizo mbaraga zihagije kumenagura imitima yakomeretse, yashenjaguwe, ikongera ikaba mizima. Ariko uzikubona umuntu ubyarana ibikomere, akonsa abana akabongereza ku bikomere, akabarerera ku bikomeri, akabacukiriza ku bikomeri. Mana ya buje gucuka ari ibikomeri, bugakurana ibikomeri. Ubu buzafashwa nande? Ninde uri bukize uwundi aba bantu bose? Hakaba kamara gukura kagashakwa n'umunyabikomeri, nako gafite ibindi bikomeri. Ngahe noneho ugasanga ibikomeri byarahuye. Uyu muriro mubona watse mu ngo z'iki gihe si ibindi, ni ibikomeri byarenze. Baratonekana gusa iyo babana, iyo umwe avuze undi ahita akomereka. Umuntu ufite ibikomeri aragoye. Mva urakorora agatonekana, uwacece kutavuga agakomereka, wavuga hoho none ukamusaza. Mbese ni ikibazo. Ikintu cyambere nabonye kitoroheye abantu kugira ngo bakomereke muri iki gihe, iyo ucemereye, ndabibasomera, iyo ucemereye icyambere, iyo wemereye agahinda guhora ukabika muri wowe. Hari abantu bazi kubika agahinda muri bo, arababara akongera akababara, akabibika, agahekenya amenyo, agatuza, akabirekeraho gusa iwe akagira ngo ni amahoro, ariko ntamenye ko ari kubika ubumara muri we. Igitangaje, Abanyarwanda n'Abarundi n'abaki abantu benshi benawo
bakunze kugira n'akantu ko kwihagararaho. Umuntu akagira ibyo akabicecekana, akabigumana, akabipfana, niyo afite abashumba ntabasha kubasha kubivuga ngo anabegere byibura avuge. Waruzi ko umuntu ubabaye iyo abonye uwo abwira aruhuka, hakagira igice kibivaho kubyo byari bimuremereye avuze gusa. Ariko benshi bihagararaho ngo nabibwira ndetse nje kuvuga ngo ibiki nabiki, bakihagararaho umuntu agapfa ahagaze. Iyo rero byatinzemo biza no kubyara indwara nyinshi cyane zisanzwe, izi nyinshi mubona mu bantu ziva muri ibyo biba byarabitswe muri bo. Iki nacyo ngikundira abakozi b'Imana, kubera ko Imana yabahaye impano y'ubuvuzi bw'izo ndwara. Abasha gutega amatwi akumva umuntu, akamuganiriza ahumekewe n'umwuka w'Imana, kugeza ubwo wa muntu yumva araremurutswa, araruhutse, akumva agize amahoro, kandi nta kindi gitangaza yamukoze. Yamusengera akazagaruka ashima ngo uziko ubu nakize meze neza bene uko. Mfite abakristo nk'abangahe buri gihe cyose iyo bageze mu kwezi kwa kane bararwara imitwe bene ya yindi, bakumva bameze ukuntu hamwe, yumva n'umutima utera, umutima uratera, arabyumva, uriruka cyane buri kwezi kwa kane. Yaragerageje, yarasenzagira gute, ariko kubera iki yarabihishe imyaka myinshi. Icyanejeje ni iki, tuganiriye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri arabivuga, ndabitegera, turaganira, aravuga, hanyuma ndamufasha, turasengana, tugira gute, amaze imyaka 3 irarangiye ntarongera kurwara umutwe, umutima nturongera gutera kurya wagiraga. Kubera iki? Yabashije kwegera abantu, aravuga, arabivuga bene uko bivuga niko bisohora. Noneho kurya bisohora niko abakuganiriza bagerageza harya byari biruha yuvuga, bagatangira kuhabiba andi magambo y'ubwami y'Imana, bagatangira kuhazana amagambo y'Imana bari bukubwire, akaba ariyo yicara ahantu hari yicaye kagahinda. Ariko iyo ugacecekanye usanga benshi bibaye ibibazo. Ibikomere byabaye byinshi mu muntu bimara ibyiringiro, mu muntu bikamushirana, ugasanga umuntu nta byiringiro akigira by'ejo hazaza, byarashize, agatangira kubaho. Umuntu wakomeretse kenshi abaho nk'uri kugana ku musozo w'iherezo ryo kubaho, kandi umwitegereje usanga ahubwo atangiye kubaho, ariko ntabeho nk'utangiye, ahubwo iteka abayeho nk'uri gusoza kubaho. Bwirira ukwegereye ngo Imana iravuze ngo baho mu izina rya baho uhereye umunsi wa none ugiye kongera kwira gute, ugiye kubaho. Oya, muhanurira umubwire ngo uratangiye kubaho, tugeze ku iherezo, ahubwo uratangiye, uri hagati, ugiye kudemara ngo winjire kubaho mu bundi buzima busha. Ibikomere nibyo bibwira umuntu ko ubuzima burangiye, agatangira kubaho ngo witegura kurangiza kubaho, kandi mu buryo bw'ubumana ari mu bantu basa n'abatangira kubaho. Proje bamwe zigahagarara, imishinga yose bakayireka, akumva ko nanjye se, akumva ko ubuzima bwarangiye. Ngufitiye amakuru meza, izo ni imbaraga z'ibikomere zibikubwira, ariko icyo Imana ikuvugaho gihabanye n'ico. Imana irakureba nk'umuntu ugiye kubaho neza, ugiye kurema andi mateka atandukanye nayo yabagamo. Ninde ubyakiriye avuge haleluya. Nuko umwami yampaye guhanura, noneho nuko mpanura mu izina rya Yesu. Aha nzabo mpaye mvugana nabo ndabazi, umwuka wera z'abantu tuganira nabo bari bukire, bakaba bazima, bakongera kubaho. Ewe gendube tayibaho arya
muhe mikoro ntayifite. aramitegereza urukundo ruramusaga ati gendereho. Muntiza amashyi yakomere Yesu. Haleluya. Reka mvuge icya kabiri, cya mbere ukunda gishoje. Icya kabiri gitera ibikomeri umuntu agakomereka n'ubwoba bukabije. Kuba mu bwoba bukabije, ubwoba bushobora kukuremera ibitariho bikabaho. Ubwoba bushobora kukwemeza kuri muri danger ikaruha ikabaho muri wowe kandi hanze yawe ntayihari. Ubwoba bushobora kubikwemeza. Iyo umuntu ari muzima bigenda gute? Mbabwiza ukuri, Theo yarabiririmbye, ibiguhiga ntibizabura ntabakorwa. Ibyo munyumve, ibigutera ubwoba ntibishobora kubura, birahari. Ariko icyo umwuka w'Imana amaze muri twe atwemeza kubaho nk'abadafite ubwoba, kandi bidutera ubwoba bihari. Ntidutinyuka ngo ubwo bidutinyisha bidahari. Oya, dutinyuka kubera icyo twizeye, ariko ibidutinyisha byo birahari kandi bizanahoraho. Tunasenga ngo bishire, bizahindura amabara gusa. Ukiri intambara ya kimwe hakazi y'ikindi, wakiri ingorane imwe hakazi yindi. Ibigutinyisha byo birahari kandi bizahoraho, ariko ugomba kubaho wibitsemo imbaraga zigutinyura kandi bigutinyisha bihari. Si ngombwa ngo dushire ubwoba ari uko ibidutera ubwoba bitariho. Iyo si wayikura he? Ntayiriho. Iyo si wayikura he? Ubamwe itarimo ibigutinyisha ntayihari. Ntayihari rwose. Kandi ibyo ni rusange ku baremwe bose. Ariko Imana igashaka, nicyo gituma muri Bibiliya ijambo rivugwa kenshi kuruta ayandi muri Bibiliya ni ririya rivuga ngo witinya. Rivugwa inshuro 360 buri munsi wose. Uko iminsi ingana y'umwaka niko ayo magambo angana, kugira ngo Imana yashatse guproteja abantu. Nubyuka urasanga ibyanditswe ngo witinya. Nubyuka ku wa kane nanone urahasanga irindi rivuga ngo ntutinye. Amagambo ahumuriza abantu arangana n'iminsi y'umwaka. Rero Imana igashaka ngo nimuhagarare ku byo mwizera, mubeho mu isi mudatinya, kandi muhagaze hagati y'ibibatinyisha. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Timurasoma igitabo cy'umugenzi, ninde utaragisomye? Nta hantu na hamwe mu Kristo yanyuze hatari ibimutinyisha. Mana we, ahatari isayo gahinda gasaza, yahasanze umusozi biruhanye. Ahatari umusozi biruhanye, yahasanze imyobo y'imirerajuru. Ahatari iyo myobo, yahasanze babwihebe na babwoba. Yahuye na ba magambo na bamwikirisha amategeko. Yageze kuri wa musozi awurenze, agera ahasanga intare zijyamye mu nzira kandi ari yanyuramo. Uzanyura hese? Hose hari intare aho tugomba kunyura, ariko tuzikizwa n'imbaraga z'ibyo twizera, ari byo twibitseho. Umva nkubwire, imbaraga wibitseho nizo mbaraga zizakunyuza ahari ibitinyisha byose. None si yo dusoma Mukristo yaragarutse cyangwa yarakomeje yagezeyo? Ndebera umugabo usanga intare zaryamye mu nzira zigahuza zikarambiriza mu nzira, agahura n'ibihamya bibiri bimwemeza ko hatanyurwa. Ngibi bimaze abantu bibatera ibikomere, na amagambo y'urucantege akomeye akagera ubwo abakomeretsa.
intare zirahari, amaso yacu arazibonye, ziraduhushije, wowe uranyura he? Uwo ninde? Ni Bwoba na Mutiringira. Aba bagabo babiri nta numwe baticayemo. Abo bagabo babiri abantu bose barabagendana. Umwe ahora akubwira ngo uranyura he, uzabivamo, kandi imbere hari ibi n'ibi. Ariko Imana ikavuga ngo nzaba ndi kumwe nunyura mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzasha, n'ibirimi byawe ntibizagira gute, ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Wizera ibyo ukahanyura neza, kandi intare zihari nazo noneho nazo zibayeho mukumirwa. Iyo zinyuzweho n'abadatinya kandi zabatinyishije, nazo ubwazo zisigarana ikibazo. Uyu wahanyuze gute ko twashiriweho kugarura abanyabwoba? Uyu yibitseho iki gitumye hanyura? Ndakwifuriza kugira imbaraga wibitsemo, zizakunyuzaho abandi batinya. Ndamukunda uyu mugabo we, yarazibonye aravuga ati nukuri Bwoba ntiyabesha, Mutiringira ntiyabesha, bavuze ukuri, ngizi intare zirahari, inzira zayimaze we. Izo ntare mureba muhumure mwitinya we, izo ntare mureba ziraziritse muhumure mwitinya. Abadafite ubwoba nibakomera Imana amashyi. Amajwi aramubwira ngo zirahari, uragenda cyangwa urasubira inyuma? Ubwoba buramubwira ngo nugusubira inyuma, n'abandi basubiyeyo. Ariya amajwi yose aza kubwira ngo bivemo n'abandi babivuyemo, ariya ni mabi. Biriya bigiye kubwira ngo abiwanyu barabinaniwe nawe ntuza, ariya saa y'Imana, kuko Imana ntizi kurebera muri bene wanyu, kandi Imana ntizi kurebera mu bananiwe. Umuntu wese agira umwihariko we ku Mana, yiteguye kumugira icyo ishaka, idashingiye ku mateka y'iwabo. Si ngombwa ngo mbeho kuko iwacu babayeho, si ngombwa ngo se nabo kuko sindi fotokopi yabo. Iyo abaremye niyo yandemye, ntacyo bandusha. Mfite umwihariko wanjye unganisha kuri yo, nzageraho ngeze bingana nuko nabyizeye, bidashingiye ngo hari undi byabayeho. Nibashake habe hari abasubiye inyuma, ariko njyewe ndahari ngo mpanyure. Tuvuge ngo haleluya. Ziraziritse muhumure, izo ntare mureba ziraziritse muhumure. Yabwiye umutima w'ubwoba n'utiringira we, arabwira ngo gusubira inyuma yego inzira irahari, ariko sinsubira inyuma ngo ubwo aba bagabo babiri basubiye inyuma. Aba mateka yabo azibukwa ko basubiyeyo. Ngomba kubaka yange azavugwa njyewe ko ntasubiye inyuma nakomeje. Kandi aho gupfa ndeba inyuma, abakiranutsi ntawe uzupfa areba inyuma, bose bapfa bareba imbere. Niyo bavuga amateka y'intwari zisanzwe, ntayizipfireba inyuma, intwari yose izipfireba imbere, kugira ngo igaragaze ko ipfanye intego, ipfanye umugambi, ipfanye icyerekezo. Ariko abanyabwoba bapfa bahindukiye kubera ko bagaragaze ko bari banabivuyemo. Aravuga toke ni bibiri, nimba Uwiteka ari bundengere ndahanyura, ariko natandengera ninjye wa mbere ugiye kuribwa n'intare kazigwa mu maguru, ariko ndasubiyeyo. Ngabo bagabo Imana izikunda bameze nk'ibyihebe mu Mana, byihebe mu Mana. Uragira gute sha? Baramuhamagara tumve umve,
arajuguma aremera, uze wemera ujugume ariko ntusubire inyuma, ujye wemera ukangike n'ibigukanga ariko ntubyemerere. Aranga arakomeza araza, zireguka, yigiye imbere zibyutsa umugara, yongeye zirasama, yongeye zirivuga. Yeme mwabagabo, njyewe sindumva intare kuva mvutse, nta niyo ndabona ukuye kuri televiziyo. Imbogo niyo twahuye, ariko nayo narirutse sinamenya aho nanyuze, nayo ntiyoroshe. Ariko njya numva ngo abumvishe gusa ijwi ry'intare kuryumva, ngo yarivugaga umugabo akajuguma yicaye mu kiraro cyangwa mu nzu, akaruha agashinga icumu mu ziko rigasha, akamenya ko ryahiye umuriro umugezeho. Ntabwo ari ibintu by'umukino. Uwundi nza numva muri Zayire, ariko mana yanjye, inyama nimba ari intare nimba ari ingwe yamukanze, ariruka kugeza ubwo ahamagara bari ku misozi ngo mundebe nimba nciruka ko ndumva mpagaze. Kandi yarirukaga yasaze bitabaho, ariko araruhagera hatakizera ko ari kwiruka, arahamagara mundebe ko ndi kwiruka cyangwa ndahagaze. Abandi ati wasaze si ukwiruka. Bene uko ibyo duhura nabyo nuko bimeze, ntibyoroshe. Kera twazaga turimba akaririmbo ngo oya ijwi ryanjye ntiryagera he, ntabwo ari inzira yoroshe, yoroshe gukurikira Yesu, akuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Niyo nimukomere Imana amashi, ibikomeye azabyorosha. Yarirutse, komantere zivuga ngo yageze afunga amaso. Nukuri ntuzajya ugera ahantu bikomeye ubona ko nta bundi bufasha buhari. Nimba kwizera kwawe kuri ku Mana, uzugera ahantu ufunga amaso. Ufunga amaso uvuga ati ngiye kugenda noneho ngutareba, kuko kureba konyine kurushaho kumpahamura. Yageze ahantu araza zegera, zireguka, zirivuga, zirasama, zigira gute, ngabone ko bikomeye. Afunga amaso, reka nzigwemo ntareba cyangwa se nzinyuremo ntareba. Ngo bagifunga amaso agiye kuvuduka, ahita yumva hakurya yazo hahagaze umugabo wari kureba iyo filime. Aramubwira ngo wa mugabo, ngurikije aho ugeze na determination ufite mu mutima sinaceceka, reka ngumenere ibanga ko izo ntare ntizibasha kurengaho, ziraziritse, zirimo iminyururu, zitabasha kurenga. Ukomere Imana amashi yo hejuru. Ayaso ntizibasha kuharenga. Nushaka uhumure, nushaka witonde, nushaka wiruke. Izo ntare mureba ziraziritse, uhumure. Izo ntare we, izo ntare mureba ziraziritse, uhumure. Uvuze gute? Aramubwira ngo ziraziritse, zashiriwaho kugarura abatizera n'abanyabwoba n'abatazi Imana yabo. Ziraho gusa ngo zibagarure, ariko abizera barahanyura. Zigize gute? Ntibishoboka yuko utizera ko yanezeza Imana. Yego ijoro n'igitondo Yesu aravuga ati mwana wanjye ntutinye, witinya mwana w'umuntu, dore naguciye nk'imanzi mu biganza.
Uwiteka n'urutare rutamenwa, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho, n'ayahandi hose nuze. Muntiza amashyi yakomereye Imana yacu. Umugabo yaritonze ahanyurana amafyari yose, kumbe mwasaraga muziritse. Zirayura zirasama, araziga amakuru ndayafite yanyu ndayazi. Ibyo mukora buriya ibiguhahamura, ibibahamuye, ibibatera ibikomere, na makuru make mufite. Iyaba wari ufite amakuru afatika mu bwami, wari kuhanyura neza, ariko kugira amakuru make biguteye ibibazo bikomeye. Ndayazi, musakuze ndabizi, yahanyuze neza. Mbwirira ukwegereye ngo turahanuye, ugiye kunyura hagati y'izo ntare neza, uzahanyura hagati y'ibyo, urahanyura neza. Imbaraga ziyakunyuza urazikura hano. Aha ni muri stoke y'imbaraga z'umuzuko, kuzura imitima y'abantu, ubuzima bugakomeza. Unyumve aka nkaveho. Si ngombwa kureka gutinya ari uko nta bitinyisha bihari, ntibizavaho. Ariko Imana irashaka ngo tubeho tudatinya, ariko mu isi y'ibidutinyisha. Icyo nicyo kigaragaza Imana mu bantu. Mu nda yayo nta bwoba bubamo, muri kamere yayo nta cyitwa ubwoba gikandagirayo. Nimba rero ari utunze Kristo muri wowe, Kristo wenyine ni ibanga rimara imbaraga z'ubwoba mu bantu. Ugomba kubaho nta bigutinyi, nta bwoba, ariko ibigutinyisha bihari. Tuvuge ngo haleluya. Hari ikintu cyantangaje. Ingabo za Goliyati, Abafilisitiya, babeshwe ko barinzwe bituma baba mu mahoro kurusha ingabo zirinzwe, ariko zitaza ayo makuru ko zirinzwe. Ingabo za Sawuli zabaye mu bwoba burenze kandi zirinzwe, ariko bitewe nuko zidafite amakuru ko zirinzwe, ariko izabeshwe ko zirinzwe zibaho zifite umutekano. Muranyumva neza? Iza Goliyati zabeshwe ko zifite uburinzi, bituma zitekana kandi nta buhari. Iza Sawuli zirinzwe zicwa n'ihahamuka ryo kutagira amakuru ko zifite uburinzi, zirutwa n'izitarinzwe zabeshwe ko zirinzwe. Turabyumva? Turumvikana neza? Nimumvugire ngo haleluya. Twese aha turi ingabo z'umwami kandi zirinzwe neza. Ariko igitangaza, abisi benshi barasa n'ingabo zidarinze, ariko zabeshwe ko zirinzwe, bigatuma zisa naho zirushije abatazi ko barinzwe umutekano kandi aribo barinzwe. Turakome yentirwa turini komangoma, turakome yentidutsindwa turenebe. Amen, 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 mutize Yesu amashyi tuyamukomera rwose.
reka nsubiremo. Turi ingabo zifite uburinzi bwose, ariko izitagira uburinzi zabubeshwe ko zibufite zihagazeho. Ariko abarinzwe batazi aya makuru ko ariko biri, babayeho mwihahamuka kubera amakuru make y'ibi bariho batazi. Ni gute Goliyati yahahamura ingabo zifite umwami n'amasezerano n'Imana ifite ingabo z'abamarayika zikorana nabo, akazihahamura akoresheje iterabwoba, akemeza ingabo ze ko arizo zirinzwe kandi zitagira uburinzi? Byaje kumenyekana ko iza Goliyati zitagira uburinzi ariko Dawudi yabonetse. Ariko Dawudi ataraboneka, byukura amakuru yose yo kwizerwa, ari iza Sawuli ari iza Goliyati, zose zari zifite amakuru ko hari uburinzi ari ku ngabo za Goliyati. Iza Sawuli zibagirwa Imana yabo, irinda amasezerano, ikarinda n'icyo yavuze. Ngo haze umwana wisobanukiwe ubizi neza. Muratinya ingabo zabeshwe ko zirinzwe zitarinzwe, zigahahamura ingabo zirinzwe zidafite aya makuru ko zirinzwe? Reka noneho mbibasobanurire uyu munsi. Yagiye nk'ufite amakuru yose ko bariya batagira ikibakingira kandi ari Abafilisitiya batanakebwe. Imbaraga yari yibitseho gusa nuko nta masezerano bagira, ariko bakaba bayafite. Ngo ahagera arabirangiza barumirwa. Kumbe nuko byari byoroshe, baduhahamuye uku ari twe dufite imbaraga. Byoreka gute? Kuko Imana ishobora byose yari ku ruhande rwabo. Abamarayika n'amasezerano biri iwabo, babuzwa n'iki se gutabara? Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana we. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana we. Dore ikibazo mugira, muza musenga mukina, musenga mukina. Urahamagara ngo Uwiteka waremye ijuru n'isi, ndi umwana wawe ndagukeneye, twibanire ndinda. Ariko yarangiza akavuga ngo yiwe ngo biriya birakomeye. Gute we? Byicariye ku kinyoma kibitariho, ariko wicariye ku mbaraga zitaremwa zitabumbwa n'izihahora. Kumenya aya makuru gusa nibwo buzima abantu kubimenya nibwo buzima we. Fisama aradashira. Icya gatatu gikomeretsa, umujinya ukabije ugeraho ugutera ibikomere. Umujinya ukabije, kandi umujinya wose, buri muntu wese agira umujinya ungana n'ubujiji bwe. Buri muntu wese agira umujinya ungana n'ubupfu bwe. Aho umujinya wawe ugera niho ubupfu bwawe bugera. Ndabivuze mwene Mana rwose. Aburakarira ni amakuru make ubu bafiteho. Iyaba wari uzi ko nyuma y'uyu mujinya ari bo beza kuri wowe kuruta abandi, ntiwari kwiriwe urakara. Igitangaza, nta muntu warakara umujinya utangana n'ubujiji bwe. Aho ubupfu bugera niho umujinya ugera. Turabona umuntu urakarira umwana we akagera ku rwego yumva bamwe babacikinya hasi, abandi amucuguta akamugonga ku bisika, abandi amufatagira gute akamuzirika akamuhambira, abandi agafata iki. Bene kubera iki? Umujinya wa ntazi ko hayakubita uzamutunga mu myaka izaza,
ntazi ko hayakubita agaciro ke, ntazi ko hayakubita umurago we, ntazi ko hayakubita umurutira bose. Urugero rw'abagabo barakarira abagore babo rurangana n'ubupfu bwabo gusa. Ntiwarakarira umugore wakoye umukunda waciye ku bakobwa bose ba Nyarugenge, uraruha winjira Gasabo, uraruha winjira Kicukiro, uraruhugera Bugesera, uraruhugera hehe, mana yanje urapfurapfuka, urasenga mana wamumpa nabashubijwe ngasa nuri muri paradizo ahantu munsi y'ijuru. Ariko kabiri gato barabanye, ngaho umuntu atangiye kurakara, ibintu bitabaho muza mubibona, muza mubyumva. Bamwe barakubita, abandi barabata, abandi barabica, abandi baragira gute ibintu bene ibyo. Wibaza uyu muntu niki cyavutsemo, habaye iki? Nta na kimwe kirimo ukuye ubupfu bwa uko bungana niko n'umujinya upfa kungana. Noneho aho kurakarira ibyo yari kurakarira, akarakarira uwo atari kurakarira. Ikosa, umuntu wawe ashobora gukora ikosa mwashakanye, agakora ikosa atitumirije, ntiyarigambiriye, ntiyaripanze, nta n'ishuri yaryizemo, riradutse sinzi iyo rivuye, kuko utarakarira igitumye iryo kosa ribayeho, ikibimuteye ko kitari cyara bimuteye ikindi gihe. Umurakariye bigenze gute uyu munsi? Benshi barakarira kugeza ubwo afata decision yo kwanga no kwikuraho abari batekeyemo amahirwe yo kuzamukiza ejo hazaza. Nico gituma mubona abantu benshi bafite ibibazo, akasanga icyerekezo cyarabuze, abamufasha ntabakibaho, benshi barabarakariye, barabata, abandi bitandukanya nabo kubera umujinya wabo ushingiye ku bupfu bafite, bituma babanga urunuka, baratandukana, kandi aribo bari amahirwe yo kugirirwa neza kwabo. Nta bantu urabona bangana bikazamuka bugataba none ntakizabahuza nyuma y'imyaka 2, ugasanga ni inshuti magara za zindi basangira no gupfana bagapfana. None se hahindutse iki? Si ikindi cyahindutse, icyatumye bigaruka byagaruwe nuko bagize gutekereza kwiza, bakarimbura umwijima w'ubujiji wari wivanzemo. Urukundo n'ubumwe bigasubira bikagaruka, abantu bagasanga ubushuti buratsinze, ubugome bukuweho. Okay, mvuga iki kindi kugira ngo mubyumve neza. Nta bantu muri mu kubona muri iki gihe barakarira abantu gusa, akamurakarira ngo ubwasana naka, cyangwa ngo ubwavuga ururimi rumwe na banaka, cyangwa ngo gusa akarakara gapfa kugeza ubwo yumva yamena n'imodoka n'amazu, byaba ngombwa bagatwika n'imisozi n'amazu agasha. Ibyo ntizatubibona muri Afrika, ubuho ntitubibona. Wombwira uriya mujinya ushingiye kuki? Ni guturakarira, ntuzi na se wamubyaye, ntuzi n'impanagira, ntuzi n'amashuri yize, ntuzi n'iyagana, urakayute ngo yagusa ngo hari undi wasaga nawe ngo yigeze kunyuraho ngo mvuga nabi. None se murumva ubwo si ubupfu? Uwo si umujinya ubyawe n'ubupfu? Iyo bene waje kugira amakuru y'ukuri abasobanurira neza abo banga baribo, ntiwari kubanga, kuko ahubwo ikibuzuyemo ni ibisubizo byawe kurusha ibindi byose wibwiye. Bere giganza ukwegereye ngo guhera none umujinya uwibagirwe mu izina. Hari abantu bakunda kwirakaza, akabyuka yarakaye cyangwa akagorobereza yarakaye. Ninde se wakuvuze? Ariko icyo nacyo nkibabwire, byo kuri imijinya myinshi igaragara mu bantu iva mu bikomere gusa. Umuntu wakomeretse niyo muhuye ntumusuhuze,
ararara adasinziriye ngo n'umubi n'uwonsuhuza yewe kuko udatekereje ngo ntiyambonye gusa kera utekereje ngo yambonye aranyirengagije kuriya nuko bigize ugatangira rero gutekereza no kure mu tundi tuntu wegekaho kugira ngo ubone impamvu zo kumurakarira. Turiya twose utekereza kugira ngo ubone impamvu itumurakara, turiya n'udushitani twose, si tuzima, turiya twose n'udushitani. Ariko iyo umuntu afite gutekereza kwiza kuva mu giti cy'ubugingo kutava muri cya giti Adamu yariye, ukuva muri cya kindi kose ni kubi gusa. Iyo ufite kwiza habe n'iyo umuntu yaba akoze iki uhita wishakira insobanuro nziza. Buriya kado ni ukuri ntiyambonye neza, hari nuko byari byagiye cyangwa yo ashobora kuba yarushewe, ashobora kuba yaremerewe, ugatangira gushaka impamvu nziza zituma ukomeza kumukunda utemereye ubupfu n'ubuswa ibyo bukubwira, ukazasanga hirya y'ejo nimuhura usange ni amahoro, akwishimire, mwishimane, ubuzima bukomeze, kandi numara usange nyine hari ikibazo ntiyakubonye cyangwa byagize gute. Iyo wohereje umujinya, buriya benshi iyo barakaye umujinya uhita umubwira ngo aba bandakaje ngomba iyaba nari mbonye uko mbagira ngo bamererwe nabi kurusha uko namerewe, siko? Iyaba nari mbashoboye ngo mbahondahonde cyangwa mbamareho. Iyo uwo mujinya uwohereje ushaka ngo bamere uko watekereje kubi, iyo batakubaye ko uyu mujinya uhita ukugarukira uko bari kumera, akaba ari wowe ukumera. Icyo nticyumvikana. Bijya byose watekereje bagomba kuba byo, iyo bitababayeho, umujinya iyo utabigezeho ngo bagerweho, uragaruka wagaruka noneho wowe akaba ari wowe uba bya bindi wabatekereje kuko bitababagezeho. Ibyo bikomeri uzabikizwa nande ko noneho bimwe urumva ari ibikuvamo bikongera bikakugarukaho. Iyo ukize iyo mitekerereze, ubwo ibi mvuga ni deliverance, ni ukuri kose, ni uburyo bwo kubohoka. Iyo ibi ugenda ubimenya gutya uribohora wenyine ukaba muzima. Akakane gakomeretsa, guhemukirwa nabo utibazaga, guhemukirwa nabo utigeze utekereza ko baguhemukira, abo wakunze, abo witayeho, abo mufitanye isano rikomeye. Iyo baguhemukiye benshi bibaviramo gukomereka gukomeye muri bo. Ndebera umugabo uhemukiye umugore, uyu mugore agira igikomere kidasanzwe. Hari umugore duheruka guhura, ni umudokiteri uhembwa amafaranga menshi cyane, yanakora na Canada, aza kuvaza gukorera ino. Afite igikomere yatewe n'umugabo bashakanye, babanje kumara igihe batari kumwe, bari kumwe mu nzu ariko umwe mu cyumba kimwe n'ikindi, biza kuzamuka birarenga birananira, bashaka uburyo bagomba gutandukana, kandi basangiye byose. Ibyo basangiye byinshi byari iby'umugore. Umugore afite amafaranga menshi, bakamazu ibikina biki barabisangira, hanyuma uwabo noneho haje kumuhinduka abaye intare. Biramukomeretsa kubona hemukiwe n'umuntu bakundanye, akamwizera, akamushira mu butunzi bwe bwose. Ubu nibanatandukana baragabana hagati, kandi uyu mugabo ntiyazanye habe n'inkoko ikokoza. Ariko ubu aho bigeze ni ukubigabana. Arakomereka mu buryo bukomeye. Twahuye ambwira ngo maze guta ibiro 21. Ubu sinkigira apeti, niyo mbitekereje numva gasesemi kaja kuruka niyo ndi kuvura abantu. Aratinda se. Ndebera
niyo abitekereje ahita agira isesemi akaja kuruka, niyo ari kubaga umuntu akabanza akaja kuruka. Yagera mu rugo afite abakozi bamutekera amafi, inkoko, si umuntu wabibura. Ibyo arambwira ati wanjye byose biba bihari. Ndamubaza ati n'inkoko uba waziguze? Ati n'amafi aba ahari ya mbere n'amagi, ati imbuto ziba zuzuye, ati n'amata utujerekani tubiri. Atayiwe ngambwira amata nayo ati byose birahari, ariko nta peti yo kubisomaho, nza mbirebesha amaso gusa ngaje kuryama. Ubu singisinzira amasaha 2 mu ijoro. Ubu mbanza kwivura, mfite umutwe udakira. Nyumvira bene ibyo bikomere, uyu muntu uramufasha iki nimuhura? Ndambwira toke tibyo birashika. Nticyambere Imana itwemerera ko dukunda abantu bose, ariko ntitwemerera ko twizera n'umwe. Dukunde bose ariko ntitwizere n'umwe. Uwo kwizerwa n'umwe gusa ni Yesu Kristo wenyine, udahemuka, udahinduka. Uko yari ejo niko ari, n'ejo bundi niko uzamusanga, kandi azaguhorera uko. Ariko abandi bose barahinduka, kandi bamwe hari bimwe tunahinduka tutabigizemo uruhare. Ntihari igihe ushaka umugore ushaka ngo agume afite ibiro 70, bwacaka gukubita 120, uramugira gute? Nta kundi uri bubigenze. Cyangwa ugashaka ufite 120 ugasanga birashize ageze kuri 70 ingahe, urabigenza gute? Iyo niyo miterere y'umuntu. Guhinduka kwacu ko birorosha. Tugomba kubaho tuzi gusa ngo udahinduka n'umwe, hanyuma ukabana n'ikiremwa muntu cyose uzi cyo ko gihinduka. Hari aho cyihindura, hari naho ibihe bigihindura. Bigatuma rero ubaho wizeye umwe gusa, ariko ukunda bose, kuko kudakunda nabyo bizagukomeretsa. Naramubwiye tumve nkubwire, ntindababaye. Aya mazu aratakaye, ibi bifaranga bigiye gusigara muri banke, amagi n'inkoko bigiye kuborera muri firigo, ibikina bikibiriya bigiye kuribwa n'abandi. Mbega umunyenga w'abagiye kubirya we. Bagiye kuba mu munyenga udasanzwe. Ndebera kwicara mu bimodoka utakoreye kuko ntibazabireka. Ndebera amazu barayaba mutu, kugeza umbwira ati nta soni. Ngewe hari igihe bigera ngatongana n'ukuri, twe tugatongana. Nta soni ufite umudokiteri nkawe. Ibyo wize bimaze iki na Yesu wamenya kumara iki? Umuhungu w'umugore utanazi iyo yaturutse, umuhungu upfunutse utazi muhuye ejo bundi, aje akumara apeti kabuki, akwambuye ubuzima ugiye gupfa ngo numara ugere kuki? Reka nkubwira, ndamubwira wari ubizi se? Umugambi w'Imana kuri wowe ntaho uhuriye n'uriya mugabo, nta naho uhuriye n'ibintu atwara. Ibyo ugiye gutunga nyuma ye ntaho bihuriye na biriya atwaye. Hera ku byo usigaranye, wongera uzamura ibindi. Hanyuma ukomeze icyizere ku Mana. Nurangiza wigirira icyizere, uriho kandi uzabaho, kugira ngo ugere kubikomeye. Uracyafite amahirwe yose. Kumwemerera kumera ukumeze niyo nsinziye, ariko kumwima kumera uko wabaye niyo mahirwe yawe. Kandi ntibisaba ngo ukomere ari uko adahari yapfuye, cyangwa ngo ukomere ari uko biriya yabigusubije. Oya, gukomera abakomeye bakomerera nyine mu bikomeye. Wemera uko uhagarare kigabo, wikomeza uvuge to kuragiye, ariko nsigaranye Yesu umugabo barutasha. Genda ntimunasa, dore ninge nuresha aragusumba, aranakuruta.
umuhindura ubusa amaze umwanya we uwuterekemo nde? Uterekemo Yesu Kristo. Yesu arakomora ibisebe, narangiza kuruhura, narangiza gusubizemo imbaraga. Urebe ingene atangira kurekura andi masezerano utagiraga. Umwana wundi yakugira gutyo mudahuye wowe ngo uzi ko ari byo nyine ntiwagiraga ubuse akwishe kabu kwa kwica agasigara kwabikwambura akabaho wewe ntubeho. Ubuse kukiwe umuhaye amahirwe yo kugira ibyo agira kandi akabaho agakomeza, ariko wowe akaba kubereye urupfu rukumaraho kandi n'ibyo ufite ntubiriye. Tiguhera uyu munsi none genda urye ugire apeto ryamusinzira ugira amahoro, uri kumwe n'Imana ishobora byose, kandi amahirwe yo kugira ibirenze ibyo birahari. Tuze kubitekerezaho. Nkunda Yesu n'umugabo niwe wenyine wakiza benawe. Ubu yarakize ni muzima ameze neza, ibiro yarabigaruye, ubu ararya aravura abantu, arakomeye, yagize gute, ategereje kugira neza. Proje zirakomeje, kubaka amazu n'ibibanza n'ibiki byarabifite, arabishoboye, ariko ubuzima bwari burangiye. Kubera iki? Gutekereza ku baguhemukiye cyane. Icya gatanu cya nyuma, kwimwa n'abantu. Iyo wimwe nabo wahaye biragukomeretsa. Iyo wimwe nabo wari wizeye ko aribo bazaguha biragukomeretsa. Iki naco kabakijwe tuzakiveho by'ukuri. Umuntu nanaguha ntukabona umuntu uzubona Imana, nanakwima uzaba warabimenyereye kuko n'ubundi ntaco wari utegereje ko yari kuguha. Nakwima bizaba ari normal, n'ubundi ntiwari ubyizereye ko hari icyo umuntu yaguha. Nanaguha uzashima Imana ko ari yitumye ubihabwa. Naho nutega ku bantu, hari n'abandi bahora bategereje ngo uzingene namufashije ubukwe, ngo none mu bukwe bwanjye aracecetse, akaja agakora ubwe afite n'ibikomeri by'abatamufashije ngo ubwo yari yarabafashije. Ngahe ugize kubafasha, none ujanye mu rushako rwawe n'ibikomere byo kwatagufashije. None aje gufasha, ntugafashe umuntu usa n'ufite icyo amutezeho. Fasha kukoreye Imana yonyine gusa izakwitura. Nushaka bufasha n'amazina ntunayandike, nushaka ntunabibuke. Ukora nk'uwakoreye Imana gusa, niyo yonyine ibiku. Ariko iyo utanze, nicyo gituma nsigaye mbona amakwe y'abanyamugi. Abanyamugi umukire bamuterera bose, habe n'umukene araja kuguriza ngo mutwerere. Uja kumutwerera se arayabuze. Impamvu amutwerereye ngo nanjye nizashaka ngo kubera ari umukire ngo azambe hafi ngo azagire gute. Umukire bamutwerera, n'abatatwerereje baratwerera, n'abatatumiye ibirori bye barabitaha. Ariko umukene niyo abatelefone bahita bayibloka, barayifunga. Kubera uyu aratugora, tuzajya dufasha bariya kuko badufasha. Igihe batazagufasha warabikoreye ngo bazagufasha, icyo ni igikomere wiremeye rwose. Iyo wamenye ibyo, ufasha umukene kuko wafasha umukire, bose ubafasha cyo kimwe. N'Imana nkoreye izabinsubiza, ndashingiye ngo barampa cyangwa ntibampa. Ariko ibi by'abantu batanga baguriza no mu miryango, ukabona ubazi ko yazafasha bagafasha bene uko, to narabisengeye Imana izabingize. Mfasha umuntu ntataye ngo niki shaka zamfashe, nashaka ntakamfashe, ibyo atazamfasha Uwiteka azabimfasha. Nicyo cyiza iyo watanze ari Imana uha. Mana yanjye ihagurutsa abaguha barutabo warutegereje inshuro zitabarika, ugahabwa byinshi kandi uzashimira Imana. Ariko ibyo watanze ngo ushimisha abantu bazagufasha, icambere n'Imana irabigaya. Ibyo ntiyabiguheramo umugisha kuko ufite icyo wakoreye. Waturiye abo, si Imana wakoreye. Nimunatwerera amakwe, muze muyatwerera mu izina rya Yesu. Nunafasha umurwayi wanyu, ngewe niwa mu muryango bijya bazabagira, ntaco nkora mvuga ngo mfashije umuryango.
mbikoze ko mana mbikoze gusa nk'ufasha ufite ikibazo wiwacu kandi mbikore nk'uko wemeye ko mpavuka ngo nzahabera igisubizo. Niyo mpamvu mpakoreye ntaco mbategere, niba mfasha sawa, niba tanafasha birabareba. Reka mvuga ibi bintu njya gusoza. Ibintu bitatu abatuye isi bose batinya ari byo byahahamuye abantu. Icya mbere ni ibihe, icya kabiri ubuzima bubi, icya gatatu ni urupfu. Nimba utinya ibihe uzisunge nyiri ibihe. Nimba utinya ibihe uzaba inshuti ya nyiri ibihe. Daniyeli yaravuze ngo niwe ufashe vora y'ibihe ajya bitwara iyo ashaka. Iyo avuze ngo arabiroza muri side ntawabigarura. Iyo avuze ngo bamahirwe ni kwa kado nimushaka muceceke. Iyo avuze ngo ibihe ubu mbihinduriye Foursquare nimushaka bisimbize. Isunge nyiri ibihe niho uzaguha imbaraga zo kumetiriza ibihe. Ariko nurebera ibihe mu ndorerwamo z'ay'amaso uzahangayika rwose. Niho benshi batangira za pressure n'ibiki ngo ibihe bimeze nabi, ngo turabona bitoroshe, umuntu agatangira kuba mubi kubera gusa ko biri kuvugwa nta kuri kwabyo afite. Ibihe bigengwa n'Imana iyo bishakiye mu Mana. Icya kabiri abantu batinya ubuzima bubi. Abantu bose bibaza ngo ariko ngo ejo nogira ubuzima bubi, ngo se nagira gute? Ubitekereza ushaka iki? Aka abantu bakunda gutekereza. Ese babuze ibyo iyo batekereje byiburo ibimasa bagatekereza, bagapfa gutekereza ihene, bagapfa gute. Ariko kwa mutekereza ngo ndabona ibihe bibi bishobora kugira bene ku buzima bubi, gutekereza ku buzima bubi. Ndabona ubuzima bubi, ese bwomba aho byogenda gute? Ugasanga abantu bataye umutwe, arara adasinziriye, ari gutekereza ngo ese ngo nogira ubuzima bubi gute se? Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata ye acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana upate. Mukomera amashi Yesu. Reka nguhanurire mu izina rya Yesu. Pera ikiganza uyu muntu kimumbere ukwegereye ngo nta buzima bubi uzagira, kuko nyiri buzima ari kumwe nawe, yamaze kukwemera. Ubwo yakwemeye n'ibyo azabikurinda. Ariko sinababwiye ngo nje nakijijwe ubukene n'ijambo riri mu Baroma. Vuga gusa itimanye umwana we ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi. Nataha nkabwira madamu ngo umene teremusi za mukaru, utuntu twose dupfuye mudukureho, ubukire buraje. Iwe gira ngo nabonye amamiliyoni bampaye cyangwa iki, ndamubwira ngo na Baroma naguyeho. Teremusi ziramenwa uwo munsi, ibintu biragira, nta mukaru yongeye ukandagira mu wanjye kugeza n'uyu munsi wa none. Ibyo nasohoye byose byaragiye. Nta wari wampaye isezerano ry'ibyo mpa, nta n'uwari wambwiye ngo arampa akazi. Gusa nari nasomye Abaroma. Itaranyimye Yesu, izanye mu dufaranga n'ibiraya n'ibishimbo mwakabyaramwe, kuko imuhangayikishwe n'ubusa. Nimuteke imitwe mutekereza kuri Yesu, naho iby'ubuzima bwo biroroshe mu Mana. N'inyoni zibayeho, nta murima nta soko. Inyoni zose z'i Rwanda ntizizi Beka, ntizizi Banque Populaire, ntizizi KCB, nta makuru zifite, ariko ntizirabwira abana babo ngo ubuzima burakomeye. Zirebera mu Mana gusa, zigira gutekereza kwiza, none zibayeho neza. Ariko abantu ngo ubuzima bubi uraburirimbira iki? Ririmba ibyiza, ririmba ibyiza. Ufite imbaraga mu Mana no kwizera Kristo, yaguhaye ururimi ngo ureme isi yawe. None kurarema isi y'ubugome n'isi y'ibibazo, niyo wirigwa wiremera gusa ariyo abantu baririmba. Icyanyuma nsoze, urupfu rwahahamuye abantu. Mana ya buriya abantu bose bagenda urupfu, ayiwe akanduka arakoma, ayiwe ndapfa aranyerera ndapfa, yakorora, ayiwe umusonga nshobora gupfa, ayiwe ndarwaye nshobora gupfa.
abantu ku barapfuye aba bose barazutse, aba bose bari barapfuye, aba bose ku barazutse bamaze gupfa kenshi. Urupfu ruhaha mu isi yose. Ariko uja kubaho neza mu Mana, tugomba kubaho nk'abapfuye, urupfu tukabana narwo nk'abapfu bariho. Turi abapfu bariho mu Mana batagitinya gupfa. Urupfu rwarangiriye muri Yesu, twemere tubeho nk'abapfuye. Nirunakubwira ngo ndakwica, urubwire ngo unabikoze, icyambere uraba unsangishije uwo nkunda kurusha bose. Nirusubira gusakuza, urubwire ngo uraba unduhuye imiruho nararushe muri iyi si, uzaba unduhuye. Nirusubira gusakuza, urubwire ngo uzaba undwayeho nsize ubugome n'abagome n'ibibazo byose. Iyo urubwiye ayo makuru, ariko naratangaye, urupfu ruhita rusubira rubato, turica uwapfuye, umupfu turamwica gute? Ubundi urupfu rukunda kwica uwo ruhahamura, ariko uwo ruzi ko rutamuhahamura ntacyo rumukeneyeho. Uyu si icyo twashaka, icyo turi bukure mu rupfu rwe niki? Icyambere ruba rushaka ni hahamuka, n'ubwoba, n'induru, no kugera ahantu utangira gushidikanya Imana. Ibi iyo byasibye muri wowe, nta rupfu rwongera kugukanga ruva turiya we ni ikihebe mu rupfu. Abayeho nk'uwapfuye, iyo tumubwiye urupfu atubwira ibindi bisobanuro. Nimwicarana amakuru yo gusubiza ikintu cyose kibahagaze imbere gishaka kubakomeretsa. Turi kumwe tuvuge haleluya. Akandi nsorejeho, ushaka ikimenyetso cyo gukira ibikomere uzakibonera umuntu uzamenya ko agiye gukira ibikomere, uzamubonera ku tuntu. Icyambere aba afite kwizera Imana kudashidikanya, aka kabiri aba yifitiye icyizere we kidahinduka. Ibyo ni ibintu. Icya gatatu ni umuntu ufite ibyishimo muri we bitajya bikama. Reka mbabwire aka kantu ngira nsenge. Iyo ubonye utakaje ibyishimo uba uguye mu kibazo. Umuntu iyo atakaje ibyishimo aba yinjiye mu kibaya cyo kuganirizwa n'amajwi yose mabi ashoboka. Reka mbabwire, n'abantu Imana izikorera ibitangaza muzabigenzure 80% ni abantu babuzuye ibyishimo. Mbabwire niki naco, umukobwa atakaje ibyishimo bigakama muri we, biragoye ko rongorwa vuba. Ibyishimo iyo bitakaye automatique igikundiro gihita kigenda. Ibyishimo byuzuza igikundiro ku muntu, iyo bitakaye kiratakaye. Icyo gihe rero iminsi y'uruzerero iratangiye. Umugore wabuze urubyaro iyo yiziye mu ciciro cy'agahinda, uyu mugore niyo mumusengera, niyo bamuvura azagora kubyara vuba. Ariko umugore wagaruye imbaraga z'ibyishimo muri we ahita atangira gutegereza umwana, bamwe agatangira kugura n'ibigoma n'ibiki atarasama, kubera ibyishimo biratangira kumuganiriza, kumuha amajwi akomeye atuma atangira kurota ibintu bikomeye. Ariko umugore watakaje ibyishimo biragoye ko anasama, biragoye. Umuntu wese watakaje ibyishimo biroroha cyane indwara yose kumugiraho imbaraga. Ishaka ibe na malaria, ishaka ibe na grippe, indwara zose imugiraho imbaraga, kuko n'ubundi yarasanze ameze nabi. Nicyo gituma Pawulo yabyanditse inshuro nyinshi akagenda bigaruka akavuga ngo yemewe mwishime, nimwongere mwishime, ngo nubwo nabibandikiye nsubiye kubibandikira ngo mwishime. Nehemiya yagera hariya akavuga ngo mwabayuda kwishimira Uwiteka nizo mbaraga. Murashaka ko dutsinda nuko twishima, murashaka ko tunesha abanzi. Yoshafati ntiyananiwe n'igisoda, ariko baririmbira Imana ibyishimo ngo bimanuka abanzi bagatsindwa. Muzamura ibyishimo byirukana ibikomeri n'ibisebe byuzuye mu bantu. Umwami yaraje ngo abidukize byose, imbohe zirekurwe, abatabona babone, imitima yashenjaguwe yongera igarurirwa ubuzima. Arahari Kristo ngo abikore.
nimuhembure umuntu w'imbere, mugarure kwizera, mugarure ibyishimo. Nimuhagarare dusenge, ibindi nzabivuga ikindi gihe. Ntibishoboka yuko utizera ko yanezeze. Muzamure ibiganza twinginga umwami adukize ibikomere. Iyo operasiyo ibere muri iki cyumba uyu munsi, imisozi yose yiremye ikadukomeretsa ikurweho muri twirimburwe, isenywe, dusubirane ubuzima busha muri Kristo. Yaraje ngo adukize, aduhe ubugingo n'ubuzima kandi busagutse. Aduhe ubugingo n'ubuzima busagutse. Data, mu izina rya Yesu, Hallelujah. Imana yacu n'imbaraga zacu, intwari yacu, agakiza kacu, ubasha gukora ibikomeye birenze uko tubitekereza. Mana, ngwino uvure iyi mitima. Mana, ngwino uvure iyi mitima. Ngwino ubohora aba bantu. Ngwino ukize ubuzima. Ngwino dukize ibikomere. Twakize ibyaha ariko ibikomere bitumereye nabi. Ngwino bituvure Kristo. Nta wundi muvuzi wabyo keretse wowe. Manuka ubohora abagabo baraha, manuka ubohora abadamu baraha, manuka wigaragaze ku muntu wese. Imbaraga z'ibinyoma byuzuye mu mitekerereze n'amajwi twumva hanze, turabicogoza kubw'izina rya Yesu umwami wacu. Turabatsinzi mu Mana, turakomeye, tuzabaho kugira ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye n'iyaturemye. Muri wowe ni amahoro, muri wowe ni ubuzima, muri wowe dufite aya mahirwe. Ninde wampinze umushitsi Uwiteka abaye ari kumwe natwe? Ubwo ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ngwino ugenderera abatawe, abahemukiwe, abahemukiwe n'inshuti, abatawe n'abakunzi, abambuwe agaciro aho bari kukagirira, aho yarategereje guhabwa icyubahiro akaba ari yasuzugurirwa. Ngwino ni wowe wakiza abo bantu. Ngwino ni wowe wabohora iyo mitima. Abandi bakuze nabi, bafite ibikomere baturutse biva mu babyeyi, abandi mu rushako, abandi mu mateka y'ibyo banyuzemo. Data, ngwino ukore kuri abo bose, ucecekeshe izo mbaraga. Natuye gukira uyu mugoroba, natuye ubuzima busha kubaraha, agakiza karagarutse, kubohoka kuraje, ibyishimo biraremwa, amahoro arataha mu mitima y'abantu. Ngo haye icyubahiro kutwumviye Uwiteka, utugiriye neza, urabikoze. Tuzahamya kwera kwawe n'izina rihebuje. Urakoze ku mwanzi atsindiwe imbere yacu, bitewe nuko tumenya ukuri kandi ukuri kutubatura. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Reka nsubize umushumba. Umuhungu twazanye afite ibitabo byo kubohoka byinshi ntavuze birenze ibyo biri mu bitabo. Nguriye kigura 5, mugende mu bigure, uhagarare hariya bagende babigusa. Imana ibaho umugisha. Reka dukomere Imana amashyi.